ukavuga uti se ko igitsina cyanjye kitameze neza yego ukaba watinya kwambura ubusa bakureba oya ntabwo nasigira abazigira igitsina cyawe kizeye yego atizi ko ari cyiza cyane neza ubizi gute cyane waciye imyeyo yego bwa mbere utekereza guca imyeyo ninde wabikubwiye ari rugongo n'imyeyo ni iki gituma amazi aza ni rugongo n'imyeyo rugongo okay ni rugongo none niba ari rugongo imyeyo ifasha iki umugabo uri kukurongora ikimufasha ni ugukubitaho kuri yabakubitaho yego akubita ku gituba yarangiza bigenda neza rugongo nayo ikabidufashamo yego okay iyo abatipe barose gukora imibonano mpuzabitsina bazinduka basanga birangirijeho wowe iyo urose umutipe ari kukurongora usanga byagenze gute akurya n'akinyuma yego ibice ushobora gukora ku mugabo maze igitsina cye kigahaguruka yego nibihe impamvu nkubajije iki kibazo ni uko hari abagabo kurongora ituru ya kabiri bibagora burundu kabisa wowe noneho ibice ushobora kumukoraho maze igitsina cye kigahaguruka nibihe igice cya mbere ni amabere kumukora ku mabere nubwo ari matoya ariko iyo yakoze biba ari byiza icya kabiri wari wonka imboro y'umugabo yego narayonse abantu benshi bashobora kumva konka imboro y'umugabo ntibazi ngo bikorwa gute turagira ngo tubwire iyo ugiye konka imboro y'umugabo uyonka mu buhe buryo njye nitwa Kiza Kevin ndi kumwe na Gentil umeze gute meze neza Gentil yari igitsina kinini igitsina kiringaniye n'igitsina gitoya ukunda iki ukunda igitsina kiringaniye Gentil kubera iki ukunda igitsina kiringaniye igitsina kiringaniye ndagikunda cyane ntabwo kikubabaza cyangwa ngo ube nanone umuntu yakurongora ku buryo utarangiza utubwiye ko ukunda igitsina kiringaniye iyo umutipe agiye kukurongora maze ukabona afite igitsina gitoya uba wifuza ko yakurongora mu buhe buryo kugira ngo ubashe kucyumva mba nifuza ko yandongora nunamye yego ubwo akinyuma yego akinyuma abatipe benshi bafite igitsina gitoya wabagira inama yo kurongorwa akinyuma yego nabagira inama yo kujya barongora bahereye baturutse umuntu inyuma umugore inyuma yego kuko nibwo acyumva neza yego okay ugiye kurongorwa n'umutipe ukabona afite igitsina kinini wabyakira gute nahahamuka ariko nanone si cyane agira uburyo akurongoramo akakurongora atakubabaza gake ukabikora buhoro umutipe ufite igitsina kinini ushaka kurongora iye positeri we umutipe ufite igitsina kinini mbashaka ko ndongora igitsina ngaramye yego ngaramye nibwo yandongora kuko iyo ugaramye ntabwo akinjiza cyane mu gituba kigira aho kigarukira yego iyo umutipe cyangwa umugabo ari kukurongora wumva ufite isoni cyangwa urirekura maze ukamwereka ko igikorwa muri gukora mwese mwari mugikeneye ndirekura yego urirekura yego okay ugiye gusura abakobwa b'inshuti zawe ariko akaba ari ubwa mbere ugiye kurana nabo wagira isoni zo kubereka ubwambure bwawe oya ntago nazigira yego wazigira yego hari abantu baba bafite igitsina uriya ngo namwe ngo muba mufite ibitsina ngo byiza ngo n'ibitsina bibi ukavuga uti se ko igitsina cyanjye kitameze neza yego ukaba watinya kwambura ubusa bakureba oya ntabwo nasigira abazigira igitsina cyawe kizeye yego atizi ko ari cyiza cyane neza ubizi gute cyane waciye imyeyo yego bwa mbere utekereza guca imyeyo ninde wabikubwiye urungano rwanjye abo twagendanaga bakubwiraga gute barambwiraga ati uca imyeyo bituma umugabo akurongora neza kandi bigatuma igikorwa cyo kubonana n'umugabo kigenda neza yego wari ufite imyaka ingahe
Mfite imyaka 12. 12 nibwo watangiye guca imyeyo. Yego. Ninde wayigufashije? Mfatishije wabimfashije n'inshuti zanjye. Yego. Okay. Inshuti zanjye zo zagufashe guca imyeyo. Yego. Okay. Ari Rugongo. N'imyeyo. Yego. Niki gifasha umugore kurangiza? Rugongo n'imyeyo. Je numva ari Rugongo. Umva ari Rugongo gute nyine tubwire. Nese umva ari Rugongo si ibintu si ibice byose ufite? Yego, Rugongo nuko ngo umugabo akozaho yakojejeho nanjye ndabyiyumvamo nkamwiyumvamo. Ibigenda numva ndushaho kurangiza. Yego. Nkayirekura amazi akaza nkumva nanjye ndushijeho kumva yuko ndi kugenda nduhuka mu mutwe nirekura. Yego. Bivuze ko Rugongo ari ituma amazi aza. Rugongo. Okay, ni Rugongo. None se niba ari Rugongo, imyeyo ifasha iki umugabo uri kukurongora? Ikimufasha nugukubitaho kuri yabakubitaho yego. Akubita ku gituba. Yarangiza bigenda neza Rugongo nayo ikabidufashamo. Yego. Okay. Iyo abatipe barose gukora imibonano mpuzabitsina bazinduka basanga birangirijeho. Wowe iyo urose umutipe ari kukurongora usanga byagenze gute? Usanga kuri hatose nanjye cyangwa umwenda w'imbere nambaye utose. Yego. Ibice umugabo ashobora kugukoraho maze umushyuka ukakwica ukifuza kuryamana nawe nibihe? Igice cya mbere ni amabere, icya kabiri ni ukuba yamanuka akankora ku gitsina ku gituba, icya gatatu ni ukuba yantera finga yinjiza intoki ziwe mu gitsina cyanjye ari byo bita finga. Yego. Wari washyukwa ukifuza ko hari umutipe wakurongora ukamubura? Wakurongora ukamubura? Umushyuka ukakwica tu nkuko natwe bitubaho ugasanga ushatse kurongora. Wowe wari wicara umushyuka ukakwica ukabura umutipe ukurongora? Oya. Iyo ushyutswe ukora iki icyo gihe kandi nta mutipe muri kumwe ako kanya? Icyo nkora icyo gihe iyo nshyutswe nta mutipe mbona ako kanya amazi menshi. Amazi menshi arafasha. Yego. Wigeze wikinisha? Oya. Ushatse kwikinisha, uramutse ushatse kwikinisha wabikora gute? Bijya bibaho nabyo. Yego, kuba umukobwa yafata intoki ziwe akazinjiza mu gituba yarangiza agakubita ziba ari intoki ebyiri agakubita gutya amazi araza ukumva urarangije, ariko iriya ni imico mibi. Ni imico mibi cyane. Ugereranyije mu bantu bose bamaze kukuronga cyangwa amaze kuryamana nawe, nk'umuntu mukuru wakurongwe kuvuga ati sha turaryamanye kuri umuntu mukuru, yari umuntu ngana gute? Yari afite imyaka 45. 45. Yego. Mwari mwamenyanye gute? Uko twari twamenyanye yari inshuti yo mu rugo ahaza aravuga ati akana we yarananyigishaga donki. Yego. Arangije arantereta aravuga ati umeze ute? Namubwira ameze neza, ati amakuru ni meza. Nakunda kujya guhaha duhurira kuri botike. Yego. Arangije avuga ati baguha akaji ndagafata ndakanywa. Arangije aravuga ati nta kibazo waza kundeba. Ampa isaha, yampaye isaha ya nimugoroba nka saa 9. Turahura ahantu twahuriye hari mu rugo. Yego. Musangayo aranyakira ndanywa ndarya. Kurongorwa n'umusaza urumva bari umusaza pe, ariko bari umusaza ngo ahubwo abazi kurongora bya danje yana kwica. Yego. Arangije aravuga ati urakana keza, tangira kunkoraho nanjye numva mwiyumvishemo. Yego. Uriya iyo ukunda umuntu ntabwo ureba ngo arashaje cyangwa ageze ati oya, ako yarandongoye ankoraho, amaze kunkoraho ankora ku bice byose by'umubiri, amanuka ku mabere, ku nda, akora ku gituba. Nanjye numva ndashyutswe, numva ndamukeneye. Arangije igikorwa tukinjiramo gutyo bwa mbere yandongoye ingaramye. Yego.
aruhukamo arangije arya k'inyuma. Yego. Okay. Akurya n'ak'inyuma. Yego. Ibice ushobora gukora ku mugabo maze igitsina cye kigahaguruka. Yego. Nibihe? Impamvu nkubajije iki kibazo ni uko hari abagabo kurongora ituru ya kabiri bibagora. Yego. Burundu kabisa. Wowe noneho ibice ushobora kumukoraho maze igitsina cye kigahaguruka nibihe? Igice cya mbere ni amabere, kumukora ku mabere nubwo ari matoya ariko iyo yakoze biba ari byiza. Icya kabiri ni ukumukora ku mboro yiwe. Yego. Ukayikoraho neza witonze gahoro bimutera kuba yahita ashyukwa. Yego. Mbere yuko dukomeza kino kiganiro ndagira ngo utange nimero zawe kugira ngo umuntu uzifuza kuganira nawe azabashe kukubona mu buryo bumworoheye. Yego. Nimero yanjye ni 0790 777 85 77. Yego. Umenye ko umukobwa ufata nk'inshuti yawe aryamana n'umusore mukundana wabyitwaramo gute? Umusore dukundana ko nabyitwaramo nakitonda. Yego. Nakitonda ariko nabyakira. Wabyakira? Mpamvu nabyakira yuko baryamana urumva biba byarabayeho kandi ntacyo nahinduraho. Yego. Wabyakira mugakomeza mugakundana. Yego. N'umukobwa kandi ntumushwane. Yego. Papa ubyara umukobwa mugendana se umufite? Yego. Agusabye ko muryamana. Wabyemera? Oya ntago nabyemera. Kubera iki? Impamvu ntabyemera nuko yaba ari inshuti yanjye. Yego. Impamvu ntabyemera.